marayika amugezeho, undi amenya ko ari marayika wamusuye, ngaramukomeza avuga ngo sinkurekura marayika, namenye ko nasuwe n'Imana, si umuntu wansuye. Imana igikurikirana umuntu wayo ntijya imureka gutyo gusa buheriheri, iramukurikirana ikanamuburanira. Imana ishimwe, Imana itugeneza kandi Imana itwambika imbaraga. Hanyuma kandi ntuze kwibagirwa gukanda subscribe, share na comment na like, twereka ko turi kumwe, turi kubana, ndetse waduha n'igitekerezo cyangwa se inkunga y'ibitekerezo irakenewe cyane. N'ikibazo cyose wagira waduhamagara munsi yo video, hari nimero yacu, ukatuvugisha tugafatanya tugasenga Imana. Imana iguha umugisha kandi Imana ikwagure. Hanyuma reka dusenge, dufate uwo mwanya dusenyere ijambo ry'Imana. Imana turagushimiye, tunejejwe n'umwanya duhaye mwiza w'ijambo, uyu mwanya uruta indi myanya yose yabayeho n'indi zabaho. Bana natwe mu ijambo, haba umwigisha n'umwigishwa, twese tugabana umugisha imbere yawe, kandi ijambo rigira icyo rikora mu mitima yacu no mu bugingo bwacu, mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana, twifashishe n'ubundi igitabo cya Mose cyitwa Itangiriro, igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice ni cya 31 n'umurongo wa 42. Igice ni cya 31 umurongo n'uwa 42. Havuze ngo iki? Ravuze ngo iyaba Imana ya data, Imana ya Aburahamu, iyo Isaka yubaha, itabanye nanjye, ntuba warabuze kunsezerera ntacyo mfite. Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye n'umuro w'amaboko yanjye, iri joro ryakeye iragukangara. Reka nsubiremo, igitabo cya mbere cya Mose cyitwa Itangiriro, igice ni cya 31 murongo wa 42. Haravuze ngo iyaba Imana ya data, Imana ya Aburahamu, iyo Isaka yubaha, itabanye nanjye, ntuba wabuze kunsezerera ntacyo mfite. Imana yabonye kugirirwa nabi kwanjye, haleluya, n'umuro w'amaboko yanjye, iri joro ryakeye iragukangara. Mwakire neza ijambo ry'Imana, murakoze cyane. Hanyuma reka tugane kuri ijambo ry'Imana. Tuzaniye ijambo ry'Imana rifite umutwe mutoya cyangwa se ridakomeye, ijambo riryoshye cyangwa se rivuga ngo ntabwo Imana izadusezera amaramasa. Ntabwo Imana izadusezera amaramasa, oya, ntabwo bishoboka. Ntabwo Imana izirengagiza imvune, cyangwa se Imana igikurikirana umukiranutsi. Ntabwo Imana ijya imuheba. Imana ijya iburanira umukiranutsi, ijya iburanira uwera, ijya iburanira uwayo. Imana igikurikirana umuntu wubashye Imana, wakoreye Imana. Ntabwo Imana ijya imutakaza. Imana ibana nayo ku rwego ntabona uko mbisobanura. Rero iyi Mana koko, umukiranutsi ni umutungo w'Imana ukomeye. Reka nsubiremo, umukiranutsi ni umutungo w'Imana ukomeye. Umukiranutsi mbese ni inkingi ikomeye Imana ikunda kandi ikurikirana indamanywa nijoro. Imana itugire neza. Dusomye ijambo ry'Imana. Hanyuma uyu ni Aburahamu na Sara, nibo baje kubyara Isaka. Hanyuma Isaka aza gushaka Rebeka, barashakana. Hanyuma baza kubyara abana babiri. Ngo aba bana babiri ni Esawu na Yakobo. Aba bana babiri ngo no mu nda yabo ngo bari baratangiye intambara, ngo kuko biriravuga ngo yari amahanga abiri ariko ari mu nda, ateraniye mu nda, yari amahanga abiri. Mu yandi magambo bisobanuye iki? Ntabwo intambara uhura nazo zije none ahangaho ukuze, ahubwo zatangiye kera. Ntabwo ibyo uri guhura nabyo bije aka kanya, ahubwo byatangiye kera. Intambara uri guhura nazo zanatangiye ukiri mu nda, zatangiye ukiri urusoro, zatangiye umaze kuvuka. Ibiguhiga ntabwo biguhiza ukuze, byaguhize na kuva na kera. Ariko dushimishijwe n'Imana ko ijya ikomeza kuturinda, ikatubambiramo amahema. Imana ikaturinda, ikadushyiraho ingabo zo kuturinda zigapfa ku bwacu. Kandi barokore bene data baravuze ngo nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwanyu, nizizapfa ku bw'abera cyangwa ku bw'abubaha Imana. Izi ngabo avuze zizapfa, ntuzatekereze ko ari izindi. Ntabwo Imana ifite abamarayika bo gupfa. Reka nsubiremo, ntabwo Imana ifite abamarayika bo gupfa, oya, ahubwo hari gitanga ibintu bikaba igitambo. Niko byagenze mu Egiputa.
itanga imfura zirapfa, hari n'igihe n'umuturanyi ashobora gupfa akaba igitambo cyawe wowe ntubimenye, ariko Imana igitanga ibitambo bigapfa ku bwacu, igitanga abamarayika cyangwa se igitanga ibipfa mu cyimbo cyacu. Rero iyi Imana ntabwo intambara zije none, ahubwo zaje kuva kera. Ntabwo izi ntambara uhura nazo zigutangiriye ukuza, ahubwo watangiranye nazo. Uzarinda uva no mu isi ugihura n'intambara. Ntuzakubwira ko zishize zivuyeho burundu abakubeshye, kuko intambara zigenda zihinduranya, ariko ibyo duhura nabyo byatangiye kuva kera. Imana itugire neza. Hanyuma ngo abana bahanganye bakiri mu nda, ngo umwe akavuga ngo ni njye mukuru, undi ati ni njye mukuru. Esawu ati ni njye mukuru, Yakobo ati ni njye mukuru. Yakobo ati ni njye mukuru, Esawu ati ni njye mukuru. Ngo barahanganye mu nda kugeza ku rwego bagiye kuvuka, ngo umwe yavutse undi afashe akaboko, ngo habanje Esawu, ngo Yakobo aba yafashe akaboko ngo arakagundira, aragakomeza cyane, ngo aragakomeza arakarekura. Ati ugiye ute? Usohotse hanze ute? Uvutse ute bwa mbere? Ngero ugomba kuvuka ari ubwa mbere. Ngo barahangana kurinda bageze no ku isi, no mu gukura kwabo ngo barahanganye. Mu byabaranze kwabaga ari uguhangana, kuko umwe yari mukuru undi yari mutoya, n'imigisha ntabwo yari imwe, yari itandukanye. Imigisha yari imwe, ntabwo yari itandukanye. Hanyuma aba bana barahangana kugeza ku rwego ngo mama wabo Rebeka ngo aza kwiyumvira ise arimo yivugisha ibintu byo gutanga umugisha, gutanga umugabane cyangwa se umunani, kuba yagaba agatanga umugisha, akavuga uzahabwa umugisha uwo ari we. Hanyuma ngo mama waba yabyumvisha byivugisha, aravuga ati okay, niba ari uko bimeze noneho. Aragenda ajya mu matwi ya Yakobo, aramubwira ati Yakobo, numvisha so yivugisha ibintu byo gutanga umugisha, kandi mu muco wacu dutanga umugisha ari uko umuntu yazanye, hari ibyo yazanye, cyangwa se yazanye igitambo, cyangwa se yazanye inyama. None mukuru wawe dore ari buze kujya guhiga wenda saa 8, n'urugero ntanze bira ntago yabivuze cyangwa ngo ibisobanure nkuko mbivuze. Hanyuma aravuga ariko wowe uze kujya guhiga mu gitondo, ngabikora gutyo, ngo kuko biri bisobanura neza. Aravuga ngo Yakobo yarabyutse ngo arazinduka ngo ajya guhiga, kuko wari umuco wabo kugira ngo bazane umuhiga ahabwe umugisha. Ngo aza mbere ya Esawu, ngo ariko hageze, ngo ageze imbere ya se, aravuga ati data naje nahageze, ndifuza kumesha umugisha. Ngo none icyabatandukanyaga bombi nuko Esawu ngo yagiraga ibyoya ku maboko. Mwibutse neza ko byanga bikunda dufite itandukano ridutandukanya, byanga bikunda hari itandukano ritandukanye umuntu wizera cyangwa se umuntu wahamagawe n'Imana utarahamagawe n'Imana. Hari itandukano ridutandukanya, byanga bikunda hari ikidutandukanya mu mivugire, mu mikorere, mu migendere, mu myitware, mu myifatire, mu myambarire. Hari kigaragaza ububaha Imana n'utubaha Imana. Hanyuma ngo Yakobo ngaraza yegera se, ngamwegereye ngamukora, isera atakibasha kubona, ngamukora ku maboko. Aramubwira ati mwana wa, ko numva ijwi ari Yakobo ariko nkumva umubiri ari Esawu, bimeze gute? Yakobo aramubwira ngo ni njyewe Esawu, ni njyewe naje, kandi naje kugira ngo mpeshe umugisha. Muvandimwe, ntabwo uburiganya buje nonaha, bwatangiye kera. Ntabwo kuriganya bije ukuze, byatangiye kera. Ntabwo kuriganya bije mu miryango yacu nonaha, byatangiye kera. Ntabwo kuriganya bije mu bavandimwe nonaha, byatangiye kera. Ntabwo kuriganya bije mu bo mukorana, byatangiye kera. Ntabwo kuriganya bije mu buturanye nonaha ngaha, byatangiye kera. Ngamuriganya umugisha biranemera rwose. Imana irabyemera, yemera ko ibintu byose bibaho ifite impamvu. Nisomo ishaka kwigisha ku bantu. Hanyuma ngo birangije uyu Yakobo ngahavuye Esawu barahikubise. Aravuga ati byarangiye, nta kundi urihangana niba ari uko byagenze, kuko yaramaze kuvuga ijambo kandi ritari buze gusubirayo. Imana itujye neza kandi twambike imbaraga. Hanyuma ngo barakura kugeza ku rwego noneho ngo Isaka abonye ko Yakobo amaze gukura, ngo amwohereza kwa nyirarume ni Padenaramu, amwohereza kugira ngo ajye gushakayo umukobwa, ajye gushakayo umugeni. Hanyuma amwohereza kwa Labani kugira ngo ajye gushakayo umugeni, ngo ajyayo. Ngo hanyuma mu gihe yarageze ari mu rugendo arimo agenda, Imana itugire neza, ngo ageze ari mu nzira arimo agenda, ngo aza kuva i Berisheba ngo ajye Harani. Ngo ageze i Harani, Imana ishimwe, ngo noneho ngo nibwo yaje gusurwa n'Imana, ngasurwa na marayika. Marayika ngo yaje kugera kuri Yakobo, aramaze ati Yakobo, bite byawe ni byiza. Ngo ariko Yakobo aza kumenya ibanga ko yasuwe na marayika. Haleluya, Imana ishimwe. Hayiwe bavandi,
bakozi b'Imana, hari igihe Imana igisura abantu bamenye ko yabasuye. Nicyo kibazo ngize. Hari igihe Imana igenda abantu bamenye ko yabagenda, ariko nkusabiye kugira ngo umenye Kristo ko yagusuye yakugendereye. Ngusabiye kugira ngo umenye ko Imana yaje aho uri. Ngusabiye kugira ngo umenye ko Imana yaje kubana nawe igukeneye. Ngusabiye kugira ngo umenye ko ijuru ryagusuye. Hari igihe abantu Imana ibasura ntibamenye ko yabasuye. Hari igihe basura mu ijambo ntibamenye ko yabasuye. Hari n'igihe ivugana nabo mu ijambo ntibamenye ko yavuganye nabo. Hari igihe Imana ibasura mu nzozi ntibamenye ko yabasuye mu nzozi. Hari igihe basura mu ijwi ntibamenye ko yabasuye mu ijwi. Ariko ngusabe kujya umenya gutandukanya Satani n'Imana, ukamenya uko Imana iza nuko Satani aza, ukabitandukanya, kuko ibi bintu ni byiza kandi bizajya bigufasha cyane kumenya Imana igusuye na Satani bari wagusuye. Bizagushoboza gutandukanya ijwi rya Satani n'iry'Imana, kuko ijwi ry'Imana rizanwa n'ibyiza. Kabiri, ijwi ry'Imana rirongorera. Gatatu, ijwi ry'Imana riza rituje. Kane, ijwi ry'Imana rigenzwa n'amahoro. Haleluya. Hewerido benieta lastifo wezalazo benestar. Imana ihifo, Imana ihiwidra, Imana ihimbazwe. Ijwi ry'Imana rigenzwa n'inkuru nziza, ntabwo ari inkuru mbi. Ijwi ry'Imana rigenzwa n'amahoro, rigenzwa n'umunezero. Ijwi ry'Imana, icyama ijwi ry'Imana rikagusanga uyu munsi, ntabwo rigenzwa n'ikibi. Ijwi ry'Imana, Imana iguye kujya umenya gutandukanya gusurwa na Satani, gusurwa n'Imana. Iguye gutandukanya, umenye gutandukanya inzozi z'Imana n'iza Satani. Hanyuma Imana ngo marayika amugezeho, undi amenya ko ari marayika wamusuye, ngaramukomeza avuga ngo sinkurekura marayika, namenye ko nasuwe n'Imana, si umuntu wansuye. Ngaramufata aramujegeza aravuga ati sinkurekura, ntabwo nkurekura, simpava utamesheje umugisha. Ngo baragundagurana, bararwana. Yakobo urashaka iki? Ndekura, ntabwo nkurekura. Yakobo ndekura, ntabwo nkurekura. Ndekura, sinkurekura. Ndekura, sinkurekura. Muvandimwe, wowe wafashe Imana ntuyirekure, yikomeze. Wowe wakiriye wirekura inkuru nziza, wakiriye agakiza, gakomeze. Aravuga ngo ndekura, sinkurekura, ngo kugeza ku rwego, kugeza ubwo Yakobo yabwiye marayika ati rega sinkurekura namaramaje. Mujye mumaramaza gufata Imana no kuyikomeza no kuyikorera Imana iduhana umugisha. Sinkurekura. Marayika agera ubwo abaza Yakobo, aramubaza ati ariko se urayifuza ko nkumarira iki Yakobo? Aravuga ngo nta kindi kintu ngusabye. Haleluya. Singusabye ibirayi byo kurya, singusabye umuceri wo kurya kuko nta gaciro ufite, singusabye inzu nziza, iyo ntiyankuraho umutwaro nikoreye, singusabye imodoka, iyo ntabwo imodoka yankuraho umubabaro mfite n'agahinda, singusabye imyambaro, iyo ntabwo yankuraho izina ribi mfite, ubwabyo izina mfite rimesha imivumo, rimesha ibibi. Ariko singusabye umugore, singusabye umwana, singusabye iby'isi, ngusabye ikintu kimwe cyonyine, wampindurira izina. Ati ubundi witwa nde? Nitwa Yakobo. Ati unsabye guhindura izina? Ati ndabigusabye, nta kindi ngusabye. Ngusabye kumpindurira izina, ngusabye kugira ngo mpindurire izina, nta kindi ngusabye, umpindurire izina wowe. Ngo aramubwira ngo uhereye umwanya ntukitwa Yakobo ukundi, ubaye umwana wa Isiraheli, ubaye umwana w'Imana. Mu yandi magambo, ubaye Isiraheli, ntukitwa Yakobo ukundi. Yakobo byasobanuraga umuriganya, ariko ahawe izina rishya kuko yatindanye n'Imana, yakiranye n'Imana. Bavandi, mureke dukirane n'Imana, dutindane n'Imana. Yakiranye n'Imana, yagumanye n'Imana, yabanye n'Imana, ariko amateka mabi yari afite ahise asibangana kubera ko yakiranye n'Imana. Ibigwi bibi yari afite ahawe ibigwi byiza kuko yakiranye n'Imana. Mwambaro mubi yari yambaye awukuho yambaye undi mwambaro kuko yakiranye n'Imana. Nukirana n'Imana, nubana n'Imana, ugatinana nayo, ukagumana nayo, izagukuraho umwambaro mubi wambitswe n'abantu na Satani. Nutinana n'Imana, izagukuraho isura mbi wambitswe na Satani. Nutinana n'Imana, izagukuraho izina ribi wiswe, iguha izina rishya. Nutinana n'Imana, izagukuraho imivumo, izagukuraho imyaku mibi, izagukuraho imigenzo mibi wakorewe. Tinana n'Imana, izagukora ibidasanzwe kuko Imana Data igikurikirana umuntu wayo, igikurikirana uwera, igikurikirana umuntu ukiranuka. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ikurikirana umuntu wayo ibihe byose. Ngo kandi aho niho haje kugera ngo ahita afata ibuye ngo araryisegura. Ngo amaze kuryisegura, ngo iryo buye ahita yita ngo ni Beteli. Iri buye yiseguye, kuki atafashe isarabwayi, kuki atafashe urugarika ngo abe ari rwo yisegura,
kuki atafasha andi mabuye yandi yo mu mazi akisegurira ibuye? Reka ngusobanurire ibuye yiseguye n'iriye. Nagira ngo usabe, ushobora kwisegura imbaraga zikakumwaza zindi wiringiye, ushobora kwisegura iz'imiryango zikakumwaza, ushobora kwisegura izindi mbaraga wiringiye kandi ari n'izakumwaje urabizi neza, ushobora kwisegura amabuye yandi atari iribuye ngiye kuvuga rikakumwaza, ariko nkugiriye inama ngo uze kwisegurira ibuye ryonyine. Niryo riraza kugira umumaro, riragira aho rikuvanaho rikugeza, niryo riraza kugira umumaro kuko riraza kukongera imbaraga wari mu ntege nkeya, niryo riraza kugira umumaro kuko riraza kukugeza utabasha kwigeza, niryo riraza kugira umumaro, riraza kukwambutsa utabasha kwiyambutsa. Imana ishimwe, hani uherasifo, Imana ishimwe, Imana ihedra, Imana ihimbazwe. Iri buye riraza kugira umumaro kuri wowe mu buryo budasanzwe ntabone uko ngusobanurira. Iri buye riraza kubasha kukunyuza utabasha kwinyuza. Iri buye riraza kubasha kuguhereza ibyo utabasha kwihereza. Iri buye riraza kubasha kuguhereza kubona ibyari byarabaye nk'urukuta utabasha kubibona, uraza kubibona kubera iri buye gusa. Iri buye ni irihe rero? Iri buye ni Kristo. Bibiliya yaravuze ngo iki? Yaravuze ngo ni we buye rizima. Haleluya, ni Kristo, ni Yesu, ni we buye rizima ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryabaye rikomeza imfuruka kuba ryizera, ryabaye rikomeza imfuruka kuba ryemeye, ntiryabasitaje, ryarabakomeje ribakomeza mu rugendo no mu butayu, barakomeye kuba ryizera n'amagingo n'ubu babayo n'ubaracyari bazakomeza no kubaho. Haleluya, ndafashijwe, Imana ishimwe. Hayiwe bakoze ibimana, Imana ihimbazwe ku bantu baryemeye ntibagize bamwaragurika, ryarababanye nabo rirabatwikira rirabahishira ibuye. N'iribuye nari ndimo mvuga yiseguye Kristo, ahita avuga ngo ahamisi Beteli, ahamisi Beteli kuko mpaboneye Imana bundi bushya. Imana ishimwe. Kandi nabwo yaje guzurwa mu nzozi atangira kugira iyerekwa kubera ko amaze kwisegura ibuye. Iyo wiseguye ibuye riguhesha kubona ibyo utajya kubona, utangira kugira iyerekwa abandi batari bafite, utangira kumvijwe abandi batumvaga. Iyo wiseguye ibuye ubasha kwakira ibyo utajyaga wakira. Iyo wiseguye ibuye ubasha kubona umugisha utajya kubona. Iyo wiseguye ibuye, ngusabiye kwisegurira ibuye ari ryo Kristo. Imana iduhana umugisha, ni ryo buye rizima, niwe Kristo, niwe buye rizima ryaconzwe. Kandi ngusabye kubakira kuri Kristo, kuri Yesu. Ahandi inzu yawe yagwa y'umutima ukanyeganyega, yagushwa n'imiraba n'imiyaga y'amagambo n'amakuba, ariko ibubakira kuri Kristo, ibubakira kuri iri buye rizakugira umumaro, rizakugeza kure. Imana iduhana umugisha kandi Imana ishimwe. Rero Imana igikurikirana umuntu wayo, Imana iduhana umugisha. Humura, kandi ntabwo Imana izamusezera amaramasa, ntibishoboka. Hanyuma ngo Yakobo arangije agera kwa Labani ngasaba umugeni. Ngamaze gusaba umugeni ngakora imyaka 7, aravuga ati twebwe umuco wacu nuko utereta umukobwa imyaka 7 hanyuma tukaguha uwo wasabye. Aravuga ati nakunze Rasheli, ati ngaho banza ukora imyaka 7. Ngarayikora ari imyaka nk'iy'ububata cyangwa se imyaka 7 yabaye imyaka y'umubabaro kuri we, yabaye imyaka y'imvune yo kuvunikira ubusa, yabaye imyaka yo guhuguzwa. Imyaka 7 arakora, akorera umugore. Imyaka 7 ishize aravuga ati rero mu muco wacu agiye gusaba Rasheli baramumwima ati mu muco wacu ntabwo tujya dutanga umuto y'umukuru ahari, turaguha Leya niwe mukuru kuri Rasheli, ntabwo twamugwa, ntabwo twabikora. Aravuga ati ntacyo, ndihanganye. Baravuga ati none niba ugishaka Rasheli ongera ukora indi 7. Ngakora indi 7 ibibaye 14. Akora 7 bibaye 14 nibwo baje kumuhereza Rasheli. Muvandimwe mwene data w'unyumva, umva ko abantu batereta no muri iki gihugu cyacu cyane ku isi yose, umuntu utereta imyaka 14 ni bakeya. Ya magambo umuntu akubwira yagira hagashira, byo kubwira no kugutaka ibyo byagiro bikavaho, akakubona nta gaciro ugifite, kuko byaramuvunnye umuhungu Yakobo, byaramugoye uyu mugabo Yakobo, uyu muhungu byaramugoye kugira ngo azagire ku ntego ze. Ariko nyumva neza, iyo uzi icyo ushaka ntabwo utora icyo ubonye. Reka nsubiremo, iyo uzi icyo ushaka ntabwo utora icyo ubonye. Kabiri, iyo uzi kandi inyungu z'ibyo ukeneye ntabwo ucika intege, urakomeza. Imana ishimwe. Iyo uzi inyungu z'ibyo ukeneye ntabwo ucika intege, ushyiramo imbaraga n'umuhate kurinda ubonye inyungu z'ibyo ukeneye kugeraho. Mu yandi magambo, iyo uzi inyungu zo gusenga ntabwo ucika intege gusenga, ukomeza imbaraga zo gusenga kurinda ujya ubonye inyungu z'amasengesho y'ibyo wasengeye. Imana ishimwe. Ntabwo ucika intege iyo uzi iby'umumaro ukeneye, ntabwo utora ibyo ubonye, ahubwo utegereza iby'agaciro akaba ibyo uzahabwa.
kandi nta muntu ujya uhemberwa atari yakora, ahubwo umuntu ahembwa ari uko yamaze gukora. Ni nako no mu bwami mu ijuru tuzahemberwa ibyo twakoreye mu isi, ariko tuzaba twarabanje gukora, kubera ko ibihembo biza nyuma yo gukora, nyuma y'intambara nibwo haboneka intsinzi. Ndafashijwe, Imana ishimwe. Nyuma y'intambara nibwo hagaragara intsinzi, abantu bakabyina intsinzi. Uyu muhungu arakomeza arakotana, arahangana. Hanyuma ngo abahungu ba Labani ngo baza kugirana ikiganiro hagati muri bo, ngo baraganira, baravuga ngo data buriya mureba ubutunzi afite, amazu, amamodoka, amafaranga, byose n'amatungo n'imikumbi byaturutse mu mabaro n'imvune bya Yakobo. Ngo babiganireho, Yakobo ari aho hafi, ngo aba yabiteze amatwi, ngo aba yabyumvishije. Ariko icyo nkundira Imana, ngo Yakobo ntiyabyumvishe wenyine, ngo n'ijuru cyangwa se Uwiteka, niko biri bivuga, nawe aba yamaze kumva ayo magambo abahungu ba Labani baganiraga. Hanyuma n'ayo magambo baganiraga amaze kuyumva, amaze kuyatega amatwi, amaze kuyumva ayo magambo, amaze kuyatega amatwi, ngo Uwiteka aba yabyumvishe, yabimenye. Ngo hanyuma ngo ahita amanuka Uwiteka, ngasanga Yakobo. Imana ishimwe bavandi, nagira nkubwire, ibyo wabonye si wowe wenyine wabibonye, n'Imana yarabibonye. Kabiri, ibyo wumvishe byabaje umutima wawe, ntabwo ari wenyine wabyumvishe, n'Imana yarabyumvishije. Rero mu by'ukuri ntabwo ibintu ubona ari wenyine wabibonye, n'Imana yarabibonye. Ibyo wabonye byakubabaje, n'Imana yarabibonye, kuko Imana ikurikirana umuntu wayo, nayo yarabibonye. N'ibyo wumvishe mu matwi yawe, n'Imana yarabyumvishije, si wowe wenyine wabyumvishe, n'Uwiteka yarabyumvishije nawe. Rero biragusaba iki? Biragusaba ko ukomeza kuba mu mwanya umwe Imana igukeneyemo. Hanyuma ngo Imana ibyumvishe, ngibi isanze Yakobo, Imana iwihidra, Imana ishimwe, isanga Yakobo, iramubwira ngo yewe Yakobo, nabimenye ibyo barimo bavuga abahungu ba Labani, n'ibyo baganiraga nabiteze amatwi, Uwiteka nabyumvishije. None haguruka hano uhave, ujye mu gihugu cy'amasezerano, aho nzaguhera umugisha, ugende uhaguruke n'abakobwa bawe. Ngo hanyuma ngo ahita ateranya abakobwa be cyangwa se abadamu be, abwira Rasheli na Leya, abaganiriza ibyo yumvishe kuri se, n'umubabaro yagiranye na se, n'ibibi yagiye amugirira, bisubiramo arabibibutsa. Ngo abakobwa be ngo ntibarakara, baravuga ngo mugabo mwiza, reka twigendere tujyane, kuko ibikundanye birajyana. Ngo reka twigendere tugende mu gihugu Imana ikubwiye, aho izaduhera umugisha. Ngo barahaguruka baragenda. Ngo hanyuma bageze i Galiyadi, ngo bahashinga ihema. Ngo bamaze kuhashinga ihema, ngo hanyuma Labani hazatahukira, ngo ageze mu rugo, ngo hanyuma abagaragu cyangwa se abo mu rugo bamubwira ko ngo Yakobo yagiye n'abakobwa be ndetse n'amatungo make ngo yagiye. Ngo hanyuma amaze kubimubwira, ngo abimenye, ngo nawe ashyira amatandiko ku ngamiya cyangwa ku ndogobe, nawe ashyira bugeri cyangwa se ashyira nzira, nawe afata inzira n'impamba n'ibiki byose akurikira Yakobo. Ngo anyura mu nzira Yakobo yanyuzemo ajya i Galiyadi, kuko yageze i Galiyadi ahashinga ihema, ananiwe araruhuka. Munkurikire neza, aba bantu baratandukanye, ni babiri. Icya mbere, Yakobo ahagurutse yumvishije ijwi ry'Imana imuhamagara, ariko Labani ahagurutse nta jwi yumvishije. Munyumve neza, dufite abantu tugwije benshi mu matorero atandukanye, mu nsengero zitandukanye, ariko nyamara ni ba Labani. Kubera iki? Aba ba Labani bahagurutse batumvishije ijwi ry'Imana ibahamagara. Aba ba Labani banyuze mu nzira nk'iy'abandi banyuramo bakizwa. Aba ba Labani bavuga nk'uko abakiranutsi bavuga. Aba ba Labani bahanura nk'uko n'abandi bahanura. Aba ba Labani bigisha nk'uko abandi bigisha. Aba ba Labani banyuze mu nzira z'uburimyi nk'uko n'abandi bazinyuramo. Aba ba Labani bararirimba nk'uko n'abandi baririmba. Ariko ikibazo gihari, ntibumvishe ijwi ry'umuhamagaro, ntibumvishe ijwi ry'Imana ibahamagara, ntibumvishe Imana ibakeneye ngo ibazane, ntibaje mu murimo w'Imana ari umuhamagaro. Kuko ikibagaragaza naba kugonganisha abantu, naba guteza intambara za hato na hato, naba guteza amatiku, naba guteza amahane mu matorero no mu makorari, naba guteza amahane mu basenga, naba gukubitanisha abantu imitwe, naba kubeshyira, naba amatiku gusa. Aba ni ba Labani. Imana ikurinde Labani, kuko buri wese usanga afite Labani we, ariko Imana ikurinde Labani, Imana ikukubitire Labani kure, ntaze kugutesha umutwe, kuko ikimugenza ni ukugutesha umutwe Labani, nta kindi kimugenza. We agenzwa no gutesha abantu umutwe Labani.
nubwo anyuze mu nzira ariko nta jwi yumvishije, nta mana yumvishe imuhamagara, nta yimuzanye mu muhamagaro. Aba barabani baba ari benshi mu buryo bwinshi butandukanye. Nubwo anyuze mu nzira nta muhamagaro yumvishije, ariko nyumva neza kuri Yakobo. Yakobo aje yumvisha Imana imuhamagara ngo ave mu gihugu ataboneyemo umugisha, ajya Imana izamuhera umugisha, kuko yahinduriwe izina kandi ari umuntu wayo, ari umwana w'Imana. Iramukurikirana mpaka iramubwira ngo va hano ugende. Icyambere bene data, mu bintu Imana itagikora cyane ko nta n'amakosa igira, ariko ntiyanakora ikosa ryo kuguhamagara idafite ikiguhamagariye. Imana iyo iguhamagaye, iguhamagara ifite ikiguhamagariye, ikaguhamagara izi nicyo kandi n'umurimo iguhamagariye gukora, kandi amahirwe dufite n'umugisha. Haleluya! Imana iyo iguhamagaye, iguhamagara izi n'ibyo izaguhemba muri uwo muhamagaro. Kandi muri uwo muhamagaro ntabwo umuhamagaro umuntu ajya yirwanira intambara. Umuhamagaro wishakira inzira, ntuzirwane mu muhamagaro. Umuhamagaro wishakira inzira, umuhamagaro urirwanirira. Mu muhamagaro Imana irawurinda nubwo ugerageza ugorana, ariko Imana iwugweramo umugisha. Imana ishimwe. Ngo hanyuma ageze i Galiyadi, Labani asanze Yakobo i Galiyadi, Imana iba yamusuye, ijuru riramusura, iramubwira ngo utagira ijambo ribi cyangwa iryiza waza kubwira umukozi wanjye, umugaragu wanjye, ndakwiyamye ndakwihanangirije. Impamvu Imana yamwiyamye, yari ibizi neza ko mu bintu bimuzanye si inkuru y'ibyiza, yari ibizi neza ko mu bimuzanye ari ukugira nabi, yari izi neza ko nta cyiza yifuriza Yakobo, yari izi neza ko atifuza ko yatera imbere. Labani impamvu Imana yamwiyamye, yari izi neza ko amufitiye ishyari, afitiye ishyari Yakobo. Yari bizi neza ko Labani afitiye urwango Yakobo, ashaka kumugira imbwiriza muheto cyangwa se amugira imbata ye. Hanyuma kandi ibyo Imana yarabirambiwe, ni igihe cyo kugira ngo Imana imukure mu bubata imwinjize mu masezerano. Cyari cyo kugira ngo Imana imukure aho yarenganyirijwe, imujyane hatagomba kurenganyirizwa. Cyari igihe imukure mu kudafata imushyire mu gufata. Cyari igihe cyo kugira ngo Imana imukure mu kutakira imushyire mu kwakira. Cyari igihe cyo kugira ngo Imana imukure muri message imushyire muri aho yumva message zubaka umutima we, imukure mu bicanege imushyire mu bimwubaka. Imana iduhana umugisha kandi Imana ishimwe. Hanyuma ageze i Galiyadi, Imana iramwiyama. Hanyuma ya Labani ahita abwira Yakobo ngo none kuki watinyutse ubwawe ukagenda utansabye uburenganzira, utaretse ngo ngwerekeshe indirimbo z'ibyishimo? Urumva ubwo n'uburyarya, kuko Imana izi uburyarya abantu bagira ku bandi. Nubwo tutareba imitima y'abantu, ariko Imana izi umutima wawe. Nubwo nge ntamenya umutima wawe, ariko Imana irawuzi. Nubwo tutamenya imitima y'abantu, ariko Imana nirondera imitima yacu yose ikayimenya, ikamenya imitima y'ukuri n'itari y'ukuri. Hanyuma aravuga ngo kuki wagiye gutyo gusa? Aravuga ngo impamvu nagiye, natinya kunyaka abakobwa bawe bampaye, kandi no kuba uri kumbwira ko nakwibye, ntabwo nakwibye. Hera hose usake, unkoze isoni imbere bene wacu n'imbere bene wanyu. Ngo arasaka hera kwa Leya araheba, ageze kwa Rasheli, Rasheli amubwira ngo databuja cyangwa se data, ntabwo nanze kuguhagurukira, ahubwo ndi mu mihango y'abakobwa, ngafata amatandiko cyangwa se afata amatandiko y'ingamiya cyangwa se afata ibigirwamana ngabisitoraraho, abyihishaho, yambara ibigera hasi ku birenge kugira ngo ahishe ibigirwamana. Ibi bigirwamana bizana ntabwo Yakobo yarazi ko yabizanye. Dufite abantu benshi ntabwo tuzi ibyo binjiranye, ariko Imana irabizi. Abantu benshi ntabwo tuzi ibyaha bazanye mu murimo, ariko Imana irabizi. Ntabwo twamenya ibyo winjiranye, ariko Imana irondora imitima izi ibyo winjiranye. Nubwo tutabizi, ariko ari igihe izakugaragaza ikabishyira ku karubanda. Ni ukuri kwishobora byose. Imana igiye irambirwa ibyaha umuntu akora, ikamugaragaza uwo ari we. Hari igihe Imana inanirwa kwihangana, yaragoragoje, yaragutumyeho, yarakugira inama, yaraguhuguye, yaragusanze, warumvishe ijambo ry'Imana mu buryo bumwe cyangwa mu bundi, ukinangira umutima. Hari igihe Imana irambirwa, inanirwa, ikaza ikagusebya, ikagushyira ku karubanda. Imana itugire neza. Hari igihe Imana biyinukira ikakuruka, hari igihe Imana biyigora kubyihangana ikagushyira ku karubanda. Kugira inama ko wagarukira aho ngaho kugira ngo Imana itagushyira ku karubanda. Kandi dufite aba ba Rasheli, bigira abana beza, bigira abantu b'imbere, bazi kuvuga Yesu ashimwe ukagira ngo ni nka Bikira Mariya w'ikibeho. Mbese bazi kwitunganya no kwiyorobeka, bazi kwishushanya.
bazi gukora imirimo kandi biyorobetse ku buryo umunyereyeho baguhagarika cyangwa muvuzeho nabi, bakubwira ko uvangiwe. Ariko Imana irondora imitima, burya izi barasheri, izi nabareya. Imana irondora imitima, izi rabani umutima ikamenya n'uwa Yakobo. Imana itugire neza, Imana itwambike imbaraga. Imana igikurikirana umuntu wayo ntigimureka gutyo gusa buheriheri, iramukurikirana ikanamuburanira. Imana ishimwe, Imana itugire neza kandi Imana itwambike imbaraga. Hanyuma unyumve neza, hanyuma Imana irangije imaze kwibona bihitera umubabaro ngo hanyuma ngo tugeze hasi gato nko kuri 43:40 twasomye 4:2 no kuri 41 ngo Yakobo atangira kwibutsa ibihe by'umubabaro yagize. Arangije aramubwira ngo Labani, data bukwe, nakoze igihe kinini cyane ndababara bihagije, ariko n'uburambabaje. Icyambere, nafashe igihe kinini cy'izuba, nishwe n'umwuma, nta mazi wampaye yo kunywa. Mu gihe cy'ijoro nta imbeho yaranyishe, nta kintu wamariye. Aravuga ngo kandi namaze imyaka 7 nkora, nongeraho indi 7 ba 14 kugira ngo umukobwa nagusabye warangoye. Gatatu, n'indi myaka 6 namaze, nagiye nkora mpitamo ibara ry'umukumbi ngomba guhitamo cyangwa se ibara ry'intama ngomba kwakira cyangwa gufata. Uregenda umpuguza, nahitamo ibihuga, warangiza ibihuga ukanyanganya. Nahitamo ibara ry'ikibambuka, mbese nahisemo amabara y'ubugondo nagukandiganya. Wagiye undiganya mu buryo bumwe cyangwa mu bundi. Imyaka yabaye 20 ngukora, nta kintu wamariye. Ariko niryo jambo twasomye, iyaba Imana ya data, nejejwe nuko Imana igizirikana umuntu wayo, ikazirikana uyubaha n'uyikorera.